Imana ni indahemuka birenze uko twabyigishijwe. Imana ni indahemuka birenze uko Bibiliya ibivuga, kuko Bibiliya yakoresheje imvugo y'abantu kugira ngo byinjire muri understanding at least. Naho Imana ni indahemuka, ni indahemuka birenze uko twabivuga. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bibiri nifuza kuvugamo ubudahemuka bw'Imana. Icyambere ntidusoma, nge ndaza kukubwira kuko nabisomye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa 8 ukagera ku murongo wa 9. Yohana yaravuze ngo bavandimwe nimugakora ibyaha, ngo ariko kandi nimunakora n'ibyaha Imana yacu ngo ni Imana y'indahemuka. Unyumve neza, ngo kandi ni intabera mu kutubabarira no kutweza. Icyambere ngiye kuvuga, Imana yacu ni indahemuka mu kubabarira ibyaha